Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Muri iyi minsi hari amakuru ari gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uwitwa Pastor Mutesi, umupasiteri wakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa by'urukundo yagiye agaragaza, mwagiye mubibona aho yanabinyuzaga kuri YouTube channel ye, yamaze gutandukana n'umugabo we witwa Murindwa Ferdinand, bamaze igihe gito bakoze ubukwe. Gusa amakuru yizewe ahari nuko uyu Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Ferdinand bakiri kumwe, ahubwo ikibazo akaba hari ibyo batari guhuza cyangwa se batari kumvikana bishobora gutuma uru rugo rusenyuka cyangwa se rugana ku ndunduro. Wowe icyo usabwa, niba utarakanda subscribe hano kuri Mugisha TV, yikore kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Uyu Pastor Mutesi rero ndetse na Murindwa Ferdinand, icyo bari gupfa ni uko uyu Pastor Mutesi yakomeje gutsimbarara cyangwa se kwerekana ko agikunze umugabo we wapfuye witwa Rusagara Dieudonné, dore ko n'inzu bari kubamo uyu munsi, inzu ya etage iherereye i Masaka, ari iya Rusagara Dieudonné. Abakurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye za Pastor Mutesi mujya mubibona ko akunda gupostinga uyu Rusagara Dieudonné, umugabo we wapfuye, aho hari n'igihe yigeze gupostinga ifoto ya Rusagara Dieudonné ndetse na Murindwa Ferdinand yabegeranyije. Ibintu byatumye uyu mugabo bari kumwe uyu munsi witwa Murindwa Ferdinand ababara cyane, ndetse akanagaragaza ko ashobora gutandukana n'uyu mugore witwa Pastor Mutesi. Pastor Mutesi abantu benshi bakomeje kumugarukaho bavuga bati uyu mupasiteri ni inzererezi, uyu mupasiteri nta nubwo akwiriye kwitwa umupasiteri, ahubwo yari akwiriye kwitwa indaya, kuko ntabwo akwiriye iri zina bitewe n'ibikorwa bitari byiza abantu bakomeje kumubonaho. Burya nta muntu ukundwa n'abantu bose, nubona umuntu akunzwe n'abantu bose uzamenye ko uwo muntu ari umunyagitugu, hari imbaraga runaka akoresha zo guhatira abo bantu gukomeza kumukunda, cyangwa se hari igitutu akomeza gushyiraho abo bantu kumukunda. Abakurikirana imbuga nkoranyambaga muhetse kubibona ko Pastor Mutesi hari ikiganiro aherutse gukora ku rugendo, aho yavuze ko gushakana n'umugabo bari kumwe uyu munsi Murindwa Ferdinand yamushatse kuko nta mahitamo yari afite, avuga ko yashakanye n'uyu mugabo kugira ngo ahunge uruvugo rw'abantu, abantu bakomeza kuvuga ko ari single. Yavuze ko gushakana nawe byari kugira ngo iryo zina ry'ubusingo ariveho. Ibi rero abantu bakomeje kubiteraho comments zitandukanye bavuga bati umuntu nk'uyu uzi ibintu by'itangazamakuru, amagambo ameze gutya ntabwo yari akwiriye kuyashyira hanze, koko nimba ari nako bimeze yari akwiriye kubigumisha mu mutima we ntabitangaze mu itangazamakuru. Abantu benshi rwose bakomeje kunenga uyu Pastor Mutesi bavuga ko ibi bintu atari ibintu yari akwiriye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, yari akwiriye kuvuga ku karubanda. Uyu Pastor Mutesi rero nubwo hari ibikorwa byinshi yagiye akora hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yafashije imfubyi, aho yafashije abapfakazi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi, aho yagiye asengera abantu, ariko rwose abantu bakomeje kumunenga ndetse bavuga ko ari we usenye urugo rwe. Mbere yuko rero Pastor Mutesi na Murindwa Ferdinand bajya kuba mu nzu bari kubamo uyu munsi ya Rusagara Dieudonné, babanje kuba mu nzu ya mukuru wa Murindwa Ferdinand. Iyi nzu rero baje kuyivamo baza kuba muri iyi nzu ya Rusagara Dieudonné, inzu yubatswe na Rusagara Dieudonné, umugabo wa Pastor Mutesi wapfuye. Tugarutse gato ku mateka ya Pastor Mutesi, 2018 yakoze ubukwe n'uwitwa Ruganintwari Jean Claude. Uyu mugabo abantu benshi bazi ko yishwe, ariko uyu mugabo amakuru hari yizewe nuko ari mu nkambi y'impunzi z'abakongomani. Yaje kuba yatandukana rero n'uyu Pastor Mutesi bitewe n'ibyo batari bari kumvikanaho, ariko mbere yaho yari yarakoze ubukwe n'uwitwa Ntaganda. Uyu Ntaganda rero yaje gutandukana na Pastor Mutesi, aho bivugwa ko yatandukanye n'uyu mugabo biturutse ku mupasiteri wabasezeranije. Uyu mupasiteri wabasezanije mu rusengero yakomeje kugaragaza ko akunze Pastor Mutesi, aho yaje kumuha n'impano y'imodoka basoje ubukwe. Uyu mupasiteri rero yaje kwerekera mu gihugu cyo hanze, ndetse aha ashishikariza Pastor Mutesi kuba yaza bakibanira muri icyo gihugu.
Aya makuru rero uyu mugabo witwa Ntaganda yaje kubimenya ko Pastor Mutesi agiye kurekera mu gihugu cyo hanze kubana n'uyu mupasiteri. Ntaganda rero byaramubabaje ndetse ahita atangaza ko atandukanye ku mugaragaro n'uyu Pastor Mutesi. Mushimira kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe, ndabashimiye.